nawe uri kunyumva nyemerera nkwinjize mu kiganiro gutya. Nta fiancé nta mugabo, hari imyaka ugeramo kumva wifuje kubaka urugo, ni ibintu nifuza. So iyo abantu bakomeje kubimbaza cyane hari ukuntu binteramo nanga ikibazo, ninde waba utifuza gukora ubukwe ariko nawe bibazo uri kubaza. Mu mateka ya muzika nyarwanda nta muhanzikazi wigeze ushyirwaho igitutu n'igitugu cyo gushaka umugabo nka Gaby Kamanzi wanambye ku busugi bwe n'ubukumi bwe, none imyaka ikabibaye 45 isatira gucura mu gihe igitutu cyamusaba gushaka umugabo bakomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Kuva muri 2015 ubwo Gaby yizizaga isabukuru y'imyaka 34 y'amavuko yatangiye kujya agorwa no guhora yisobanura imbere y'itangazamakuru kubirebana n'igihe azabona umugabo agakora ubukwe ubundi nakitwa umugore wa runaka. Icyo gihe mu kwisobanura kuri ingingo Gaby yavuze ko afite isezerano yahawe n'Imana ryo kuzabona umugabo bidatinze w'inzozi ze kandi unubaha Imana nkuko nawe ayubaha. Ariko giye bari ikintu kimwe nzi neza ko mfite Yesu muri njyewe, ibyo byose isezerano kabisa ryuko nzakora ubwo kandi bwiza cyane. Ubwo tuzabamenyesha igihe nikigera tuzabamenyesha. Yabajije ikibazo nange nifuzaga kukubaza, donc à partir de point umugabo mwiza kuri wowe yaba ari umugabo umeze sorry ndavuga ikintu kimwe gusa ibindi ntabwo bisubiramo. Umuntu ukijijwe nkanjye. Nyuma y'imyaka 2 gusa muri 2017 Gaby atangira kwinubira no kugaya bamwe mu banyamakuru kimwe n'abakunzi be bahoraga bamubaza ibyo gushaka umugabo nkaho ari we wanze ibyiza byabera buri munyarwandakazi wese ngoranga kandi ugwije imyaka y'ubukure. Budakeye kabiri Gaby Kamanzi nabwo yatangiye kwirambirwa itakura ahitamo gusenga ubudacogora kugira ngo Imana ntizemere kakorwa n'isoni zo kuzashesha kangwe nta mugabo cyangwa umwana abonye. Bwa mbere ahishura ko nawe ubwe yirambiye inyuma y'uko abantu bamurambiwe ari mu mpera za 2020 ubwo yavugiyaga kuri Radio Rwanda kasigaye aterwa ipfunwe no guhora abantu bamubwiriza gushaka umugabo kandi nawe ubwo abona ko igihe cyatangiye kumurya isi cyataburenge. Akiri mu cyo kiganiro cya Radio Rwanda Gaby Kamanzi yongeye kwitsa ku isezerano yahawe ngo ryo kuzabona umugabo, ari nawe yashingiye avuga ko ubukwe bwe buri vuba kandi ko Imana yamusezeranyije umugabo itazamukoza isoni. Ku myaka 39 yendaga kurenzaho undi umwe kugira ngo yuzuze 40 y'amavuko. Kubaka urugo hari imyaka ugeramo kumva wifuje kubaka urugo, ni ibintu nifuza. So iyo abantu bakomeje kubimbaza cyane hari ukuntu binteramo nanga ikibazo, ariko akenshi iyo mbona byandenze ndasenga nkatuza kandi nkumva ko Imana ikambwira ko ibizi, nanjye nkatuza muri gihe nkavuga n'ibyo byose. Si ubukwe si umugabo cyangwa umugore si umuntu uzana gutyo ukahita uvuga ngo we ngwino tubane oya. Ni ibintu bisaba kwitonda kuko ni benshi bagiye bahitamo nabi, ni benshi bagiye bibeshya, ni benshi bihuse, ni benshi bakitswe nanone. Ariko ndabizi ko ngewe suko ngewe ntegereje wanjye. So muri byose kubera ko ari ikintu nkeneye ariko nkaba nizeye Imana cyane kuko nzi neza ko ubukwe atari ikintu cyakozwe n'umuntu. Ubukwe ni gahunda y'Imana kabisa. Niba ari gahunda y'Imana ijyamo 100% kandi icyifuzo cya mbere cyo kubona ubukwe cyangwa se cyo gushinga ubukwe yari projet y'Imana. So ikintu iyo ari cy'Imana ukirekera Imana, ubwo igihe cy'Imana kizagera mbikore. Ikintu gituma ntuza oya ikintu gituma ntuza ni ukumenya ko Imana nsenga ari Imana yo kwizerwa kandi kwidashobora kunkoza isoni. Ndabizi neza ko ubukwe bwanjye buzaba kandi buzaba bwiza cyane. Ni ukuri mwese mbaye mbatumiye ahubwo ntawe uhari. Tukijya mbere mu kiganiro nge wumva kuri izi mikoro nitwa ngo Gabazaza, wagize ni kuri Fike Media, muyoboro umwe rukumva kugize inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Nkaba nifuzaga ko wakanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Ariko kandi yabaye mushyashya ndetse nawe usanzwe hano byabyiza ukanze like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Gusa hari abarambiwe kwizera ibyo kuzabona umugabo bya Gaby Kamanzi nyuma yo gusubira mu mateka yaranze urugendo rwe rw'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, bagasanga nta na rimwe yigeze avugwaho inkuru y'urukundo. Uretse Senderi wenyine bahuje ikibazo wigeze avuga ko aramutse akiza uburwayi bwamubujije kurongora, hanyuma agasabwa guhitamo umukobwa wamubera umukunzi mu bahanzi nyarwanda. Yavuze ko yahitamo gushyingiranwa na Gaby Kamanzi
avuga ko azwiho guseka amasaro agaseseka. Abakobwa bakora umuziki mu Rwanda bose urutereta numara gukira ibyo ngibyo muganga yakubwiye uri kwivuza, ninde watereta ukamugira umugore mu bahanzi? Nge nakunda Gaby. Mu bihumbi 2021 ubwo Gaby yongeraga kubazwa kubijyanye no gushaka umugabo, yatangiye kuzinga umunya, maze mu gusubiza umunyamakuru w'ikinyamakuru Kigali Today wari umubajije icyo kibazo mu gitsure cyinshi akomeza gusaba abantu kudakomeza kumushyira igitutu cyo gushaka bene ako kageni. Ikintu kiri private twifuza kubabwira bajye batureka tukibabwire, n'igihe kibaye babimenye, babibonye kuri social media, cyangwa se ngewe ndashaka kubitangaza, ndabivuze mfite ubukwe itariki nini, ariko mu gihe ntabivuze please byihanganire, utegereze igihe ngewe nzabivuga. Mu gihe ntarabivuga, mu gihe nta kintu ndavuga, please don't ask. Tubaze music ni business yacu. Niba ushaka kumenya amakuru yanjye ujye kuri social media. Mu gihe ntarakubwira ngo mfite fiancé, ntabwo ujya ubona ko muri iyi minsi bitrendinga cyane ari picture z'umuhungu bateye ivi hasi. Nase niba utarabona nashize ifoto kuri Instagram yanjye na Facebook, urabaza iki? Ubwo aheruka kongera kubazwa mu itangazamakuru ku bijyanye no gushaka umugabo hari muri Mata mu 2024, ndetse icyo gihe ku myaka 43 y'amavuko yavuze ko azakomeza kwitonda akabonye uw'Imana yamuteganyirije mu binyacumi by'imyaka ishize. Cyifuzo cyiza ufite ku mutima wawe, wumva byiyumvamo ko ubukwe bwawe buzataha bidatinze? Bidatinze ni Imana ibizi yonyine, ariko nzi ko buzaba, kandi nk'uko babivuze mbisubiremo, naryo ni isezerano Imana yampaye. Igihe ubukwe bwanjye buzaba ntago mbuzi. Ntago? Sinzi igihe ubukwe bwanjye buzabera, gusa nzi ko buzaba, kandi igihe bizabera ni Imana ibizi. Ngewe sinzabihisha nubwo nzabitinza. Igihe bizaba nzahita mbitangaza kugira ngo wese mubimenye, hanyuma mutangire mwitegura kuza mu bukwe. Ariko mu gihe umuntu ataravuga, faut pas gutanga ama conclusion ubivuge, oya. Ahubwo baza umuntu wenda ubanza umubaze mbere yo kubivuga. Iyo niwe reka tukwifuriza ibyiza. Hanyuma se ubundi Gaby, umusore w'inzozi zawe agomba kuba yujuje ibiki? Oya, ni kimwe gusa, agomba kuba akijijwe gusa. Ni ibintu umuntu akwiye kwitondera cyane, kuko ni benshi uyu munsi bahabanye hanyuma bikaza kugenda nabi. Ni benshi babanye, ariko ubu ngubu bapfa kugenda n'abantu bagaseka, ariko mu nzu bimeze nabi, barakaye bababaye cyane. So ibyo ntabwo mbishaka. Gasana zakurinda ibyo bintu ratanga. Mbere yo kurambirana mu bukumi, Gaby Kamanzi yabanje kwandika amateka atazibagirana muri muzika nyarwanda, by'umwihariko mu gisata cy'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, aho benshi bamumenye kandi bakamukunda mu ndirimbo yise Amahoro, na n'ubu ikiruhura imitima ya benshi. Ariko se Gaby wabanye natwe ariko tumwiriza ku gitutu ni muntu ki, haba mu muziki no mu buzima busanzwe? Ni byinshi tugiye kurekaho mu buzima bwe muri kino kiganiro cya none. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Ingabire Irene Kamanzi, wavukiye mu gace kitwa Likasi mu murwa mukuru wa Kinshasa wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, itariki ya 12 Kamena 1941. Umuryango w'abana batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Gaby Kamanzi niwe mwana wa gatanu. Iyo umubajije aho akomora ibirimo inganzo yo kuririmba n'ikinyabupfura agira, agusubiza ashize amanga ko abikomora ku babyeyi be bombi, by'umwihariko kuri se waririmbaga akanaririmbisha mu rusengero mbere yuko yitaba Imana mu 1993. Aho yavukiye Kinshasa ni naho yize amashuri abanza, nyuma aza gukomeza mu Rwanda nyuma y'uko we n'umuryango we batahutse mu 1995. Mbere yo kugaruka mu Rwanda ku myaka 12 y'amavuko, Gaby Kamanzi n'abavandimwe be bari bamaranye imyaka 2 ntimba, batewe n'urupfu rwa se rwabatunguye mu mwaka 1993. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda bagatura mu mujyi wa Kigali, Gaby Kamanzi yoherejwe kwiga icyiciro rusange kisumbuye muri Saint Esprit i Nyanza. Mu mwaka 1997, Gaby Kamanzi wakuze akunda kuririmba indirimbo zisanzwe yakiriye agakiza, maze kanamubera inzira yo gutangira urugendo rwe mu muziki. Yatangiye aririmba mu matsinda atandukanye yaho yasengeraga mu itorero rya Restoration Church, akabyongeraho gufasha abandi bahanzi mu ndirimbo zabo bwite. Nyuma gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye muri 2001,
Gaby Kamanzi yagize iyerekwa ridasanzwe ryari rikubiyemo amabwiriza yahawe n'Imana nko kugabanya isoni zatumaga atabasha kuririmba nk'umuhanzi wenyine ku giti cye, ndetse anahabwa isezerano ko atazakorera Imana binyuze mu ndirimbo nk'umuririmbyi gusa, ariko kandi akaba yari afite umuririmbyi afatiragaho urugero ukomoka muri Australia witwa Darren Check, baje no guhura nyuma y'uko yamamaye. Nk'uko twigeze kubigarukaho mu ntangiriro z'iki kiganiro, Gaby Kamanzi aracyari umukobwa w'ingaragu ku myaka 45 y'amavuko, ndetse ibyo kubyara no gushaka umugabo yabishyize mu biganza by'Imana, cyane ko ngari izamuhitiramo umugabo umubereye. Nubwo hari abumva imyaka ye bakamutakariza icyizere, gusa burya ngo umugambi w'Imana utandukanye cyane n'imigambi y'abantu. Akaba ari nuko nsoje ikiganiro cya none. Iyo wumvaga kuri izi mikoro nitwa Ngoga Bazaza, wibutsa ko wageze ari kuri Fike Media, uyobora umwe rukumbi utangaza amakuru n'ibiganiro bicukumbuye by'umwihariko mw'isi y'imyidagaduro. Reka mbashimire ariko kandi n'abarakira kuba natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane, hasta la vista.